Reka mfate uyu mwanya mbashimire cyane mwebwe mwese mwakomeje kubana natwe ndetse kandi mugikomeza no kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. By'umwihariko nshimira abantu muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda, mu by'ukuri mwatweretse urukundo mutwereka ko dukomeza kubana gatanu kuri gatanu. Namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ariko mukaba muri hafi y'igihugu cy'u Rwanda, ni ukuvuga mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo harimo Uganda, harimo Burundi, harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Tanzania, igihugu nka Kenya n'ibindi bihugu bitari kure cyane. Ariko kandi namwe mu mugabane w'i Burayi, by'umwihariko abantu bari muri Belgique, Ubufaransa, Ubwongereza, mukunze kubitwereka muri comment section mutwereka ko mubanye natwe gatanu kuri gatanu. By'umwihariko kandi Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwebweho iyo mbagezeho muri icyo mvuga uretse kuvuga ngo mwarakoze cyane. Reka rero mbabwire ngo namwe muri mu bihugu ntavuze hejuru mushobora kutwandikira muri comment section mukatubwira muti turahangaha, turaha, turi muri Mozambique, turi muri South Africa, turi muri Senegal, turi muri Ecosse, turi muri Venezuela, turi muri Colombia, ça dépend naho uherereye, cyangwa se muri Australia naho ndabizi ko tuhafite abanyarwanda benshi cyane kandi badukurikira umunsi ku wundi. Hanyuma rero mbazaniye amakuru akomeye cyane, ariko mbere yuko ngaruka kuri iyi nkuru ivuga kuri General Patrick Nyamvumba, ndagira ngo mbanze mbahe indi shamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho ari kuvuga muri aka kanya, hanyuma ndiza neza ko turaza kubana, murabitwereka muri comment section. Buri muntu wese atwandikire aho aherereye kugira ngo tujye twibanira muri gahunda z'amakuru ndetse ibiganiro byacu mpabaye gatanu kuri gatanu. Reka rero mu buryo bw'incamake mbanze mpere kuri iyi nkuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'amasaha make RDC yemeye agahenge akaba yahise irasa muri Minembwe. Nyuma y'amasaha make rwose yemeye gutanga agahenge yahise irasa muri Minembwe. Ihuriro rya AFC 23 rirashinja ihuriro ry'ingabo za leta rwa coalition ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero mu duce turimo Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'amasaha make Kinshasa itangaje ko yiteguye gutanga agahenge. Hagati aho ngaho nagira ngo mbabwire ngo murebe mu kuboko kw'iburyo yanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru bye bitaba kugeraho ako kanya. Ikindi ndashaka ko twuzuza ibihumbi 20, kandi tumara kuzuza 20 turaza kuva ku 20 tugere no ku 30. Ibyo byose nkuko twavuye ku busa tukatugeze ku 20, byose ni ibintu bishoboka cyane. Icy'ingenzi nuko mwebwe mubikora kandi tukazakomeza kujya tubana muri aya makuru. Hanyuma rero kuwa kane tariki ya 12 Gashyantare nibwo Perezida Joao Lourenço Gonçalves Angola unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yari yasabye AFC 23 na leta ya RDC barwana gutanga agahenge guhera ku itariki ya 18 Gashyantare. Guverinoma ya DRC mu itangazo yasohoye yari yatangaje ko yemeye ihame ryo guhagarika imirwano mu rwego rwo gufata inshingano, gutuza ndetse no gushaka umuti unyuze muri diplomasi ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'amasaha make rero iryo tangazo risohowe, M23 yashinje ingabo za kiriya gihugu kurasa mu duce dutandukanye zikoresheje za drone z'intambara nk'uko bigaragara mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wayo wungirije Dr Oscar Barinda. Yagize ati Alliance Fleuve Congo M23 iramagana byimazeyo gukomeza kandi ku bushake kandi mu buryo bwateguwe kwica agahenge ka gisirikare bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, mu gihe bwo buvuga ko bushyigikiye icyifuzo cy'agahenge cyatanzwe na Repubulika ya Angola. Barinda yavuze ko nubwo kandi habayeho imyanzuro yemejwe mu rwego rw'ibiganiro bya Doha, ingabo za leta nabo bafatanyije kandi barimo abasirikare b'u Burundi, abacanshuro n'imitwe yitwaje intwaro yitwa Wazalendo bakajije umurego mu bitero bya drone cyane cyane mu bice bya Minembwe, Ilundu, Bidegu, Rubemba, Karongi ndetse na Mukoko. AFC 23 ivuga ku bitero bya ririya huriro byateje impfu nyinshi cyane ndetse n'isenywa rikomeye ry'ibikorwa remezo by'abaturage birimo amazu, amashuri, insengero n'amavuriro. Uyu mutwe bavuze ko wamagana kuba Kinshasa kandi ikomeje kwibasira abasivile cyane banyamurenge bagabwaho ibitero bazira ubwoko bwabo. Alliance Fleuve Congo M23 yibukije ko mu biganiro bya Doha ubutegetsi bwa Kinshasa nayo bashyize umukono ku masezerano yo gukurikirana ndetse no kugenzura ibarizwa ry'agahenge ndetse amabwiriza ngenderwaho ajyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'ako gahenge akaba yaremejwe tariki ya 2 Gashyantare 2026. Yongeye gushimangira ko yiteguye kandi byuzuye gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Yunzemo ko yamagana amayeri yo gutinza no kuyobya burari akoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije kandi gushyira inzego z'inama bihabanye n'ibyari byarumvikanyweho hagamijwe gukikira uburyo bwari bwaremejwe ndetse no kudindiza gushaka umuti urambye. Yavuze ko ibikorwa na leta ya RDC byerekana ko yahisemo kandi inzira ya gisirikare bigaragazwa no gukomeza kandi bitero gukoresha abacanshuro
abamercenaires, gukoresha cyane drone z'intambara no gukomeza kandi ubufatanye bwa gisirikare n'ingabo z'umahanga cyane cyane iz'u Burundi FDNB. Alliance Fleuve Congo M23 kandi yagaragaje ko ibabazwa n'umuryango mpuzamahanga ukomeje kuruca ukarumira ku bikorwa bikomeye byibase abanyamulenge n'abandi basivili mu gihe perezida utaha w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe agaragara mu bikorwa bifite isura yo kumaraho ubwoko. Yashimangiye ko ubu butegetsi bwa Kinshasa nabo bafatanyije aribo kandi bagomba kuryozwa biriya bikorwa bikomeje kugira ingaruka ku buzima bw'abantu, ku mutekano ndetse no ku mibereho rusange. Ahangaha bagize ati mu gihe perezida utaha w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe agaragara mu bikorwa bifite isura yo kumaraho ubwo bwoko bw'abatutsi, bashakaga kuvuga perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi kuko niwe ugiye guhabwa inkoni yo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe kandi yohereje ingabo ze mu burasirazuba bwa Kongo aho zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Hanyuma rero muri Kigali reka mbabwire ko mbere ko tujya ku nkuru yacu kuri General Patrick Nyamvumba haravuga inkuru yuko abageni baraye mu kagari nyuma yo kubura aho kurara. Mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali abageni bashya baraye ku biro by'akagari ka Rwampara nyuma yo kubura aho bataha ku munsi w'ubukwe bwabo. Byaje kugaragara ko umugabo yari yarabwiye umugore ko afite inzu i Nyamirambo bazabamo, ariko nyuma bikaza kandi kumenyekana ko atari byo. Ibi byabaye kandi kuwa kane tariki ya 12 Gashyantare 2026. Amakuru dukesha TV na Radio 1 agaragaza ko aba bombi kandi basezeranye mu murenge uri mu karere ka Kamonyi, hanyuma baza i Kigali bizeye ko bagiye gutangira ubuzima bushya mu rugo rwabo. Umugore yavuze ko kandi yari yarizeye uwo bashyingiranywe uko yamubwiraga ko akodesha inzu mu Kanogo i Nyamirambo. Yigeze no kumusaba ko kujya kureba aho azamujyana, ariko umugabo akabyirengagiza akamwizeza ko byose byamaze gutegurwa. Byageze i Kigali aho kubajyana mu nzu, umugabo kandi yabajyanye mu kabari ndetse bari kumwe n'ibirongoranwa birimo kandi amajerekani y'inzoga n'imyenda. Nyuma yo gutegereza kandi igihe kinini, umugabo yababwiye ko ashaka kubanza kumenyekanisha ko ku bantu, ariko ntihagira igikorwa kigaragaza aho bazaba. Hanyuma rero iki kibazo cyagejejwe ku nzego z'ibanze n'iz'umutekano bituma abageni bajyanwa kurara ku biro by'akagari ka Rwampara. Amashusho ya TV1 hagaragaza umugabo asobanura ko yari afite umugambi wo gusubiza umugore mu cyaro, ibintu bitari byarigeze kandi byumvikanwaho mbere y'ubukwe bwabo. Ikaze muri amakuru kuri General Patrick Nyamvumba. Uyu nguyu ni ambassadeur cyangwa se mu magambo y'Ikinyarwanda ahagarara inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania. Tariki ya 4 ukwezi kwa karindwi 2014 yigeze gusohoka inkuru ikomeye cyane ifite umutwe ugira uti ingabo z'u Rwanda ntizicuza urugamba zarwanye muri Kongo. Ni General Nyamvumba ati ingabo z'u Rwanda zanyuze mu bihe bikomeye mu myaka 20 ishize. Ati imyaka yakurikiye guhagarika jenoside yakorewe abatutsi ndetse no gusoza intambara yo kwibohora yari imaze imyaka 4 itangijwe n'ingabo zari za RPA, Rwanda Patriotic Army. Nubwo intambara yari irangiye kandi ndetse na jenoside yahagaritswe, hahise hatangira intambara muri Kongo ku mwaka wa 1995. Urugamba rwo guhangana n'abacengezi ndetse n'abari mu ngabo za leta ya mbere mwaka wa 1994 bakomeje kubuza umutekano igice kinini cy'amajyaruguru y'igihugu. Mu gushaka gusangiza abasomyi ati bacu byinshi ku mateka y'urugamba rwo kubora intambara zakurikiyeho, uko ingabo za RDF kandi zakomeje kwibaka ndetse n'uko umutekano urinzwe muri iki gihe, umunyamakuru w'icyo gihe w'igihe yitwaga Fred Muvunyi yagiranye ikiganiro kirambuye icyo gihe na General Patrick Nyamvumba, yari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. General Patrick Nyamvumba ati muri iki kiganiro General Patrick Nyamvumba yatangiye avuga ko imyaka 20 ishize yari inzira yo kwibohora kandi iyi nzira izakomeza. Ati kwibohora uko bikwiye, ati kumvikana si ikintu gifite ati time frame. Ati habanje igice cya mbere cy'intambara y'amasasu cyarangiye mu mwaka wa 1994 ariko irangira u Rwanda rugize jenoside. Ati u Rwanda rutakaje miliyoni irenga abanyarwanda, ari nicyo kandi gikomeye ati mu rugendo rwo kwibohora ugereranyije n'ahandi. Ati gikomeye kuko muri uko kwibohora nyine ati ugiye kubireba faze ya mbere ati intambara yararangiye ariko hasigaye kugira u Rwanda rw'abanyarwanda abantu bose bibonamo. Ati kubaka rero kugeraho tuvuga ngo abantu bari bohoye, kuko kwibohora byari bigamije kandi kugira ku mibereho myiza abanyarwanda bari mu Rwanda rufite amahoro rutekanye. N'inzira ikiri ndende, ariko umuntu ntiyabura kuvuga ngo muri imyaka 20 ishize biraboneka ko hari byinshi kandi bimaze gukorwa, ariko nkanjye ushinzwe ingabo nakwibanda ku bibazo by'umutekano kuko ari wo musingi, tukareba ko igihugu kandi n'abagituye bafite umutekano dufatanyije
n'izindi nzego z'umutekano wa civil. Sinavuga ko twabigezeho ariko igihugu gifite umutekano usesuye ariko bisaba guhozaho. Umunyamakuru ati nyuma y'imyaka 20 intambara y'amasasu yarahagaze ariko turabona abasirikare ku muhanda ku manywa y'ihangu. Ntabwo ariko byari bimeze mbere y'umwaka 2010. Ese aho akazi karoroshye? Ati kukoroshya ati byo byaba ari ukoroshya ariko akazi ati k'umutekano bisaba ubwitange, bisaba ndetse no gutanga ubuzima bw'umuntu. Cyakora nsubije icyo ubajije ati kuva muri na 10 hari ibintu byabaye mu Rwanda tutari dusanzwe tumenyereye, ibintu byo gutera amagrenade ati ibikorwa by'iterabwoba bigamije gutera ubwoba abaturage ndetse ariko kandi bibasiga ati biranabakomeretsa. Kuva ibyo bikorwa kandi byatangira hamaze gupfa abaturage basaga 30, hakomereka abantu benshi ati harimo abana b'impinja. Ibyo by'abasirikare tuwavugaga ni kimwe mu ngamba zo kubikumira ati hari na byinshi kandi bimaze gukumirwa bitabaye bikorwa n'izo groupe cyangwa se udutsiko dutandukanye harimo FDLR, RNC, Rwanda National Congress, Bwana Kambanya Mwasa. Nicyo gituma kandi twarabihagurukiye kandi mu kwihagurukira tubona byaratanze umusaruro kandi byagabanutse mu buryo bufatika. Umunyamakuru ati hari igisirikare ati cya RPA nyuma yo gufata ubutegetsi hajemo nyuma FR ati ndetse n'igisirikare kandi gihindurirwa izina kiba RDF. Icyo gisirikare kivanze ati kirimo abanyarwanda bose ari abashakaga kandi gufata ubutegetsi ndetse bari bafite inshingano yo kurinda igihugu. FR ati iyo shusho y'igisirikare kivanze kiri mu bumwe ati gihagaze gute? Ati hari icyo ntasobanukirwa neza iyo uvuze ngo kivanze. Ngewe nza mu gisirikare reka mvuge icya RPA ati kuko ariyo nari ndimo, ntabwo cyari gisirikare cy'ubwoko, cyari gisirikare kirimo amoko y'abanyarwanda bose. Umunyamakuru ati navugaga FR na RPA ntabwo navugaga ubwoko. Icyari kigamijwe ati n'ubundi kijyanye n'ibyo kwibohora. Icya mbere igisirikare cy'abanyarwanda kigomba kandi kuba kigizwe n'abanyarwanda bose. Icya kabiri ariko kijyanye n'ibyo twakwita post conflict management, kwiyubaka nyuma y'intambara. Nubwo ati twarwanye ariko kandi bivuze ko tutabana, ariko umuntu ahereye aho umuntu yavuga ko hashyizweho umusingi ukomeye niba abarwanaga ati bashobora kandi kubana n'abandi banyarwanda by'ukuri byumvikane ko bikwiye kuba byoroshye kurusha. Igisirikare ku isi yose kigira uko kibaho, kigira uko kiyoborwa, kigira amategeko akigenga, kikagira uko gikora, ariko n'umwihariko wa RDF ati gifite umurongo gishingiraho ari wo gushimangira ubumwe n'imibereho ati n'imibare y'abanyarwanda. Kandi mbona tumaze kandi kubigeraho. Uretse n'abahuzi bari muri FR hari benshi bari muri RDF kandi bavuye mu yindi mitwe nk'abacengezi nizo za FDLR kandi tubanye n'abanyarwanda kandi tubanye neza. Umunyamakuru ati General Patrick Nyamvumba ndagira ngo uduhe ishusho ati ngari ya nyuma yo gutangiza urugamba rwo kwibohora. Intego yabagurukije ushyize nko ku manota 10 uyu munsi waye amanota ngayo. Urakoze cyane, reka mbanze nguhe ibitekerezo byanjye mbere yuko ngera ku manota cyangwa se aho tugeze. Nigeze mvuga ko twisanga mu bihe bidasanzwe kubera ko twagize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Noneho ibyakurikije jenoside mu by'ukuri nta kintu twishingikirizaho cyadufasha kandi byabaye ku Bayahudi ati bo bahise kandi bimukira iwabo muri Israel, ariko twebwe twagumye hamwe ati abishe n'abiciwe. Rero ibihe byakurikije jenoside navuga ko ari bimwe mu byadukomereye, ariko nanone byinshi byarakozwe ati kandi kubera ko nta handi ati twari dufite icyitegererezo uko twakwivana mu bibazo ati byabaye ngombwa ko twishakamo ibisubizo kandi ibyo byadufashije kandi kubona umutekano dufite uyu munsi wa none. Kuri ibi mbivuga twabonye ibihugu byinshi cyane ati byanyuze muri inzira yo kwibohora ariko ntibyigeze bigira ibibazo nk'ibya jenoside. Nubwo mvuze ibi ati ku bijyanye n'umutekano nshatse nakubwira ko byibuze dufite amanota 8 ku 10, ariko nk'uko nabivuze biragoye kuvuga iterambere, ubukungu, uburezi n'ibindi hatari umutekano. Aho turi natekereza usubije amaso inyuma tumaze kugera ku bintu bishimishije mu buryo bwo kubona umutekano urambye, iterambere, abaturage barenga miliyoni kandi bavuye mu bukene. Ibyinshi kandi byarakozwe ariko ibindi nabyo bikeneye gukorwa. Urabona ukeneye kubona ko nyuma ya jenoside urwego rwari ruriho ni RPA, ibintu byose kandi byari byarasenyutse RPA niyo yatangiye kubyubaka. Muri bakundagira ngo utubwire ku bunararibonye bwanyu kuba mu gisirikare cyarwanye n'umwanzi ku rugamba ariko kandi mukisanga muri no mu bikorwa by'ubutabazi, ibintu bisa nkaho rero biba bigoye. Ibi bihe mwaciyemo ati byafashije gute mu kubaka igisirikare cy'uyu umunsi?
icyo gihe ati ndibuka ko ingabo za RPA arizo zatangaga uburyo bw'itumanaho bwafashaga abaminisitiri bakoreshejwe itumanaho rya gisirikare, urumva ukuntu byari bibi. Ati nitwe twari dufite byibuze ubushobozi buciriritse nk'aba engineers, ariko icy'ingenzi twari dufite ubuyobozi. Ni nkaho ibintu byose byari ku mutwe w'igisirikare kugira ngo twerekane ko dushoboye. Nababwiye ibijyanye n'ubuyobozi mbere, uruhare runini rwagizwe n'ubuyobozi mu izina rya Perezida wa Repubulika, ati kuko ni nawe wari umuyobozi w'urwego rukuru rw'igisirikare, Military High Command, uko kwiyumvamo inshingano nk'igisirikare. Umunyamakuru ati hari ibibazo byakurikiye jenoside, ikibazo cya Kongo. U Rwanda rwagiye muri Kongo mu bihe bitandukanye inshuro ebyiri mu buryo buzwi. Iyo urebye nk'umugaba mukuru w'ingabo za RDF nk'umuntu warwanye izi ntambara zose, hari ubwo usubiza amaso inyuma ukavuga ngo nabohoye igihugu cyanjye. Nubwo hari ibyabaye muri Kongo, Uganda, hari ubwo wishimira ko mwageze ku byo ati mwarwaniraga, cyane cyane iyo byatumye mwisanga mu ntambara n'ibihugu by'abaturanyi. Teka mvuge ibi bintu, yaba intambara Kongo ya mbere ndetse na Kongo ya kabiri, ntacyo twicuza ku byo twakoze. N'amahitamo menshi twari dufite icyo gihe. Ndatekereza ko tugeze aha uyu munsi kuko icyemezo cyafashwe. Niba mwibuka mwaka w'1995-96 ubwo intambara ya mbere ya Kongo yabaga, twari dufite abanyarwanda basaga miliyoni 2 bari mu buhungiro muri Kongo. Twari dufite abandi basaga miliyoni bari muri Tanzania, abandi nabo baravanywe mu byabo n'intambara. Mu buryo bw'umutekano, abari muri Kongo ntabwo kandi zari impunzi gusa, harimo abahoze ari abasirikare ba leta n'interahamwe baba muri izo nkambi z'impunzi, kandi bashyigikiwe n'umuryango mpuzamahanga, batangira gukora ibikorwa by'ubucengezi mu Rwanda. Hari ibintu byagombaga gukorwa. Icya mbere, bagombaga kandi gutandukanywa n'izo mpunzi kugira ngo impunzi nazo zidahinduka abagizi ba nabi bagakoreshwa mu nyungu za politike. Nta buryo ati ibi byashoboraga rero kugerwaho hatabanje gusenywa ibyafashaga gukora icyo bikorwa. Umunyamakuru ati uravuga ko impunzi zatahutse ariko FDLR iracyahari. Ikibazo gikomeye kuri FDLR uyu munsi ni ingengabitekerezo ya jenoside, ati kuba bagitekereza ko bashobora kandi kuza bakica abantu kubera ko batamazeho abantu mu myaka 20 ishize. Icyo nicyo kibatandukanya n'indi mitwe y'inyeshyamba mushobora gutekereza ubushobozi bwo kubigeraho mu buryo bwa gisirikare. Iyo babugira ati bagombaga rero kuba bari hano. Kuri nge izo nizo mpungenge mfite, ariko ikibazo wagombye rero kuba wibaza ni kuki batashoboye kandi gukandagira kuri ubu butaka mu myaka 20 ishize. Umunyamakuru ariko bagera hano bakora udutero rushuma ariko bagahita birukanwa. Ibikorwa by'iterabwoba bakora, batera za grenade, ibyo ntibikendera rero abantu benshi. Ariko ibyo kugira ingabo zo guhangana RDF, ikibazo nuko hari abashyigikiye. Umunyamakuru ibyo se mubiha uburemere bungana gute? Ngira ngo mwumvise amagambo y'abashyigikiye hano mu karere. Hari abigize abavugizi babo, no kuva ba FDLR. Ibyo kandi bigatuma bashira amanga, ariko haba hari abashaka kubarinda, ati kubagira abere bakabavugira. Ndatekereza ko bitazahindura byinshi kuko baguma kuba ari FDLR. Bagiye bahindagura amazina mbere kandi bazanakomeza guhindagura amazina, ariko ibyo ntibizatuma rero batitwa abajenosideri, kandi ibyo ntibizahindura ko bakomeza kandi kubarwanya tutitaye ku badushyigikiye, kubashyigikiye. Umunyamakuru Sena iherutse kwerekana ubushakashatsi mu rwego rwa mbere mu gihugu rwizewe n'abaturage, ariko muri ku mwanya wa kabiri nyuma ya Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ubyumva ute General Patrick Nyamvumba kuyobora ingabo zimeze gutyo? Umuntu yavuga ko ari byo abanyarwanda badutezeho. Sinumva ikindi twaba rero cyo atari uguha abanyarwanda icyizere. Bitabaye ibyo sinzi ikindi twaba dukora. Mu by'ukuri ni igihango twagiranye n'abanyarwanda n'abandi batari abanyarwanda aho tujya gukorera. Gusa dufite inshingano yo kudatezuka ku byo dukora, ahubwo tukarushaho gukora neza. Nubwo ari uko mbyumva, sinumva ikindi twakagombye rero kuba dukora. Mwakuru abandi barabikora, ariko twumva muri Kongo abasirikare bambura abaturage. Come on, ntabwo twaba nk'abandi. Ntabwo twaba nk'abanyekongo. Nibyo navugaga ngo hari igihango twagiranye n'abanyarwanda, hari by'ibanze ati nk'ingabo z'u Rwanda tugomba kandi kuba twujuje. Twarwaniye iki? Nta kindi nicyo dukoze ibitandukanye n'ibyo, ntaho twaba dutandukaniye n'abandi twarwanyaga, ariko uko twimvamo izo nshingano bifite aho bikomoka. Natangiye mbabwira ko twagize ubuyobozi, twabuze abantu mu gihe cyo kwibohora mu ntambara. Ibyo byose hari ukuntu rero numva bifasha imitekerereze yacu no kugira ubwo bwitange, ariko buri muntu agira ikimuranga.
umunyamakuru, hari abatangiranye namwe ubu mutakiri kumwe, ubu mutagisangiye intego, nshaka ntabwo urugero rwa General Kayumba Nyamwasa n'abandi abo mwatangiranye urugamba ariko ntimuri kumwe hamwe, ati mwumva mwaragambaniwe na bamwe muri mwe, ahubwo se ni twebwe gusa ati bahemukiye abanyarwanda ndetse nabo barihemukira, ariko muri sosiyete ibyo ntibitangaje, abanyarwanda barenga miliyoni 11 ntihashobora rero kuburamo abantu nk'aba kandi na mbere babayeho, kandi ndakeka ko bazahoraho, ariko ni bake cyane ugereranyije n'abandi basigaye. Icyangombwa ni uko twebwe tuguma ku ntego. Ese ibyaduhagurukije nibyo dukora, nidukomeza muri uwo murongo abandi ntacyo. Ati hari abandi benshi cyane baza ngo dufatanye, ariko kandi hari bafite izindi nyungu zabo. Ibyo bibaho, ariko birababaje kuba hari bamwe muri twe bashobora kandi kugira ubuhemu bugeze hariya. Umunyamakuru, ese uricuza ko byabaye? Birashoboka ko byaba byiza ko byabayeho kugira ngo dusobanukirwe neza abo turibo. Ntabwo bishimishije cyane, ariko ndatekereza ko kuba byarabaye ariko tugakomeza kuba abo turibo bivuga byinshi. Ni nkaho ati waba uri ku rugendo muri mu modoka hanyuma umwe agasimbuka akayivamo, ntibivuga ko iyo modoka yihagarara, kandi ntabwo twakomeje gusa ahubwo twakomeje neza. Navugaga ko tutakwiye rero gutakaza intego, ariko nibo bakomeretse kurenza uko badukomerekeje. Umunyamakuru, urumva mwarubatse igisirikare kidashingiye ku butegetsi buriho, twagiye tubona igisirikare gishyigikiye ubutegetsi, bwamara kuvaho igisirikare nacyo kigahinduka. Mwebwe iyo ntambwe mwarayirenze, mugeze yego. Ntabwo tureba RDF mu myaka 5-10, tureba RDF mu myaka ibarirwa mu ijana, ubwo tutazaba tukiyobora. Ati kandi abanyarwanda bazahora bakeneye umutekano, kandi atekereza ko urufatiro rwamaze kubakwa kandi rurakomeye, nta kindi mbona gitandukanye n'ibyo ngibyo. Yitwa General Patrick Nyamvumba. Umunyamakuru, reka tuvuge nko mu myaka 10 imbere RPF itakiri ku butegetsi, RDF izakomeza kuba iriho. Ufite ubuse? Undi ati umunyamakuru, urugero muri Uganda, ati hari leta iyobowe na UPC, ati kandi ifite igisirikare cyayo, n'indi ije izana igisirikare cyayo. Ndibwira ko aho twamaze kuharenga. Umunyamakuru, urumva ushobora kuba umugaba mukuru w'ingabo nko ku butegetsi bwa Twagiramungu, urabona Twagiramungu se azaba perezida? Umunyamakuru, rwari urugero gusa. Turabona yatorwa koko mbere yuko mukorera? Araseka cyane. Umunyamakuru, ariko tekereza atsinze muri 2003 yariyamamaje ahangana na Perezida Kagame, gusa tekereza habayeho undi muntu utsinze amatora atavuye muri RPF, wamwumvira? Icyo ugomba kuba ubaza, ese abanyarwanda bakeneye iki? RDF iva mu banyarwanda, turabanyarwanda. Ikibazo ntigikwiriye kuba kireba umuntu umwe, ahubwo ukwiye kwibaza icyo abanyarwanda bakeneye. RDF ndishobora kandi gukora ibinyuranye n'ibyo abanyarwanda bakeneye. Ndatekereza nuko abanyarwanda bakwiye rero kuba babibona. Umunyamakuru, reba ikibazo cyo muri Misiri. Abantu babanje kwanga ubuyobozi, bashyiraho uwo bashaka, nawe nyuma bamuvanaho umuyobozi kandi w'igisirikare, ubu niwe perezida. Urabona iyi ntero ariyo Afurika ikwiye kwikiriza. Ati birashoboka ko ibikorwa hariya bitashoboka hano, ariko nabivuze ingabo zifitiwe icyizere zigomba kandi kuba zireba inyungu z'igihugu imbere. Ntabwo rero dushobora gukora bitandukanye n'inyungu z'abaturage, kandi iyo mvuga ko hari urufatiro, ndavuga imibereho y'abanyarwanda n'igihugu muri rusange. Ikindi twebwe hariho ubu tugomba kandi kumenya ko dufite aho tugarukira, ariko igihugu cyo kizakomeza kubaho. Umunyamakuru, namwe rero ubwanyu avuze ko mufite amahirwe, ko mufite umuyobozi mwiza Perezida Kagame. Abantu baravuga ngo igihugu gikomeye kubera Perezida Kagame, igisirikare gikomeye kubera Perezida Kagame. Ese iki gisirikare kizaba gikomeye no mu gihe Perezida Kagame azaba atakiri ku butegetsi? Reka nanjye nkubaze, wowe ukibona ute? Nibyo hari uruhare rw'ubuyobozi kandi rukomeza kubaho, ariko iyo uvuga ngo twibona gute, igisirikare cyose ku isi usibye no kugira ubuyobozi kigomba kuba gikora nk'igisonga cyiza. Ubwo busonga ati rero akenshi na kenshi bushingiye ku kuba mwese mwerekeza mu cyerekezo kimwe, ariko ku ngabo by'umwihariko nibyo bizana ubumwe, kubera mwizera umuyobozi wanyu, ariko kandi mukanakorera abaturage. Ikindi tudashoboye kugira uwo murage, ubwo bivuga ko twaba twananiwe inshingano zacu. Ibyo dukora uyu munsi ntitubikora nk'aho uyu munsi urangiye. U Rwanda ruzahoraho, turabikora tureba myaka myinshi. Umunyamakuru, ariko ati ntabwo ari byo birimo, ati kuba muri Libya reba Colonel Gaddafi, ariko wambajije ibyo u Rwanda ukareka ibya Libya.
umunyamakuru, ariko u Rwanda ntabwo ruri mu kirwa. Igifite agaciro ahubwo ni byiza ko dukuramo amasomo. Umunyamakuru: nivyo tubabaza, iyo urebye igisirikare cya Libya uyu munsi aho Gaddafi aviriyeho, ubu bari mu macakubiri, ese hari amasomo dukuramo? Arahari. Umunyamakuru: ikibazo cy'iterabwoba mu karere ati k'igisirikare mwiteguye gute? Soma. Akaba rero ni byinshi rero yakomeje kugenda amubaza byinshi cyane, witwa Fred Muvunyi. Cyari ikiganiro gikomeye cyane, reka rero nanjye mbashimire.